no, 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 no. God have mercy upon us. God have mercy upon us. Ngaho mukina ku mubyimba. Mwachurusha mwana. Zikura hivyo wa. Ko ndi kurekuraho
inama rero umugore mwiza. saba imbabazi batwongera igihe ubashe kuhakora neza. Hari ikindi se? Iyi nzu ni iya kampani kandi umuyobozi mushya arashaka kuyimukiramo. Iki rero tugomba kwimuka. Okay, kwimuka ndabyemeye. Ariko ushaka abakomisiyoneri badushakira inzu kuko sinzajya gutura hariya hantu. Cyambere ni kuri umuhanda ugerayo yawe iracyari ikirangarizwa. Urashaka kujyana abantu muri kuriya kuzimu kuhakora iki? Kubera kwihagararaho gusa ushobora no guhamagara Deuse ngo umusabe imbabazi atwihanganira bagumye aho yari atuye. Kwenga kuko wari umusibateri yatuye. Erega yanaza ukamuha icyumba kimwe aha ngaha akaba kirimo, ariko ntitujye kuba ahantu hameze kuriya rwose. Ubundi simperuka ari inshuti yawe. Ariko uwo muzima wa mugore we Simanyi uragira uti twimuke tujye gukodesha. Turajya gukodesha kubera iki kandi dufite inzu yacu? yihese Umuntu wa mbere wimukiye mu nzu yubakaga itara iyo nzu. Wakoresheje ubwonko bwawe ugatekereza neza. Ubu Deuse yaza ukamucura. mbese si inshuti yawe sheri? niba mbyibuka neza ni nawe wamufashije kubona akazi muri Solanire. Wamwinginga agatubabarira, ariko ntitujya hariya hantu rwose. Hariya hantu niyo bigwa ni kure y'isi yose sinajyayo. Abahaturangiye baratubeshye ngo umucyo uzahagera, ariko maze kubona ko dukwiye no kuhagusha tukagura ahantu hagaragara. Cyangwa urashaka kugira ngo abana banjye bige bate? Tuyibiga. Oya bana mwa sinshobora kujya gutura ahantu hayo. Ngiye guhamagara umuntu andangira aho tujya gukodesha. Ariko Niba wumva udashaka gutura mu nzu yawe genda ujye gukodesha wenyine. Njye n'abana banjye tuzagenda. abana bawe winjira. Cyangwa rero uzasigare muri iyi nzu Deuse azakuyemo icyumba nta kibazo rwose. Ese ubwo mwibyo kugira ngo Deuse azame icyumba ubu bizanye biba bihuriye None n'ibyo se twavuga. udashaka kuvirira inzu ya Solanire kampani kandi akaba ari we wemerewe kuyituramo uragira ngo ukubwire ngo icyo Ese ubundi ko numvise uvuga ko ugomba gusubiza ibintu byose wahawe na kampani wakoreraga, bivuze ko n'imodoka uzayisubiza. None urumva nzajya mbwiyo bigwa nkagera ku kazi gute? imodoka yawe se ntihari? Wiyanze ubanje kugeza abana ku ishuri. uvuze wiyanze ibyo ndakubwiye ngo ntibishoboka abantu mwana. Ibyo byo nabyibagirwa. Imodoka yanjye nako wibuke ko n'amasaha yanjye ndakura n'ayawe. N'ubundi niwo wabatwaraga kandi ari hafi. None uravuga ngo nzajye ujye guturuka inyuma y'isi, noneho mbanze no kugeza abana ku ishuri? Ibyo ntibishoboka rwose. Bisibe mu bwonko bwawe burundu. Kandi ntabwo ubiranguye. ubu ni ndisikomanga. Roseline, umwana wawe ntabwo Roseline ari kumwanga. Ndabarikira. Ukoreshwa n'iki muri iri shuri? Maze na so dutongana n'ibyo bikoresheje muri iri joro muko. Ubwo nta soni. Ubwo uzirikana ko duteye ubwoba tugize ngo hanyuma mugatandukana. Umwana twigana asigaye uwanyuma kubera ko ababyeyi be batandukanye. Ceceka sha mwana. Humura nta kibazo gihari. Bibaho ko hari igihe abantu bakuru bananirwa kumvikana bagatongana, ariko humura nta kibazo gikomeye gihari. umva uwo mukobwa amusubize mu cyumba cye bana mwama. Mumvane mu maso nkamukubita. Umwana w'imyaka 11 arifata akarira mu gicuku ntakimurishije. Urwo rutwe narwaye. Ese wumva nta kimurishije? Arishijwe se n'icyo abaye arababara. Twigendere sibyo? mugore kumanza buranduka. Se nta mwana wari kumara igihe cyane. Mu Rwanda ishuri rya Action College ritaraza, umuntu yakubwiraga ko yize umwuga wo gukanika wamuha akazi akagukorera ibirutwa n'ibyo wari kwikorera. Uzi impamvu abize muri Action College batabura akazi? Nuko Action College ifite inzobere zaturutse mu Buyapani zigisha amasomo yo gukanika. Ifite abarimu b'inzobere baturutse mu bihugu bitandukanye bigisha amasomo arebana n'ubwiza, nko gusuka, kogosha, guca inzara, gukora make-up no kudoda. Ibyo kwigisha gutwara ibinyabiziga aho byaba bikopiwe na porofesori ntawe uzikora. Hamagara amashami yose ya Action College kuri 07 88 64 85.
ubuzima bwacu nzahora nshimira ko wamfashije kugira ngo ubushorishori ndimo umva ubuhanga kabuhariwe mu kwigana siyatire y'umuntu ikaza isa n'iyo twigwe nagerageza umva uri mubi cyane wowe nijya umenyera umuhogo ububeye ku buzima bwacu rwose rero inshuti yanjye itigeze itarigeze intererana igeze ahakomeye nikoma ariko soba rwose ubu kuba inkuru rero aho mbwira i burayi na amerika sadi opfa kandi haba ubutaka nk'ubwira iwacu bene we uribuka kera tukiri ku ishuri abakora baririmba ngo ku nyanja y'ibirahure bazakibagira bayiririmbaga bari ku muziga batambagira bazenguruka ukabona neza neza bagezeyo aho rero ngiye kukubeshya naravuze ngo ya nyanja y'ibirahure byose yigezeho naramuka ngira inkuru ni ukuri pe mbega ahantu heza meni we mbega ukuntu uriya mugihinga ngo ntiwanamwereye yaragize ubwo se kuko mwenye mari sorareri nyirizina mwarabona umva twayibonaniye amaso ku yandi mbega umukire beni umva ndamubwiye ko sorareri yarakize umugire ngo yarakize mbese ni ukuvuga ngo yagiye kuza gushora imari muri afurika iwabo ahafite ibikorwa bitandukanye urumva sorareri kampani burya ntayo tuzi ntabwo nkubeshya ntayo tuzi iyo za burayi urumva ikora ibikorwa by'ubwikorezi bwo mu mazi urumva ku butaka ifite amahoteli za sitasiyo za lisansi n'ibindi ntarondora urumva igihugu muri sorareri ndakubwiye ngo sorareri umuryango munini cyane iyo tubona umuhungu wa gatatu ahora mu kirere kuko niwe muhuzabikorwa w'ibikorwa bya kampani yabo no ku mugabane wa amerika n'asiya uriya rero niwe bohereje muri afurika aho baziye kuhashora imari uwo soranesha none se dewo ibyo bana mwana yari yarabiduhishe nakubwira ko ari umuntu mubi se uko bihakana abana n'abakozi bose neza tuyagera kwa bosi bakatwongeza igendanye n'aho ifaranga rigeze ndakubwira ngo yabikoraga areba mu mufuka we n'isi we urumva icyo kimenyi none se nkanjye ko twitwaga ko turi inshuti kuki yari yarabigize ibanga ntanabimwega ntiyarasigaga amuhagarariye uravuga ngo yarebaga mu mufuka we shaho ntabwo mbeshya nyamaze kuva ku kazi akisanga atagira n'urwara rwo kwishima yaguturiyeho hirya ngiyo zanyuraga hirya mu rugo ahubwo hategeye n'umuhanda siko mperutse guhura n'umugore we ahubwo ngira ngo mvugisha agaturika akarira cyore anita se mva ndakubwira ngo anita twahuriye mu mujyi aho akimbona araturika ararira niho kumufata mujyana mu modoka yanjye turicara arahadirira koko we ararira umugore ararira koko abwira ukuntu bakomeye uko babayeho nabi uko atumva aho umugabo we yashyize amafaranga y'igisoroneri ayiwe aho se shaho amubwiye ngo iki umva nawe nakufunguriza ubwoko kumva yaranyegekaga kuko nakoranaga n'umugabo we tukaba twari n'inshuti namubabariye nkabwiraho amafaranga y'ibyo yagiye kuko nta n'igiceri cy'icumi bafite wazi neza ko turi inshuti ngo ntacyo yamishaga namubwiye ngo batazamenya aho yabikuye nuko nanjye ndamuremanganya mu buryo bwiza ntakamenye ko umugabo wari inzirakarengane atigeze yiba n'urutoboye ariko niba uriye ibintu byose umuntu abikuramo amasomo bene we niko bimeze da buriya kuyobora kampani soraniye ukayisohokamo udafite amafaranga yawe ukayisohokamo umeze nk'abantu
mwana ndakubwiye ngo ni ikosa njyewe Deus ntashobora gukora uretse kuza amafaranga umuntu aba ahinga kabuze amashuri ahenze abana be bigagamo imodoka nziza igezweho yari yaraburiye umugore we ngo yamubwiye ko arambiwe ko amutwara mu modoka y'akazi akaba yari yaratangiye kubaka adafashe ideni rya banki aho bana mwana yabaye ikigwari neza atabacyose uriya mugore ubona wamwigondera tutamushoye ifaranga ritubutse uramenywa ndakubwiye ngo icya mbere yashatse umugore ukunda ubuzima bwo hejuru amafaranga ko babaho bihanitse akabimwemerera abana babo bakiga aho bishyura za miliyoni kandi hari aho bishyura za magana umugore ntawe ufite ikindi sinzacungira ku mushahara gusa agende wese ndabikubwiye nawe urabibonyeho kampani sora nayo ari ibiryo bihiye hejuru y'amafaranga yose twibye akagerekwa kuri bana mwana se tuziba ntanadakumva ndakubwiye ngo tuzayiba ntawe uduhagaze hejuru ntawe utugenzura akayaga ngo nta burengashya soraneri yazanye nikikagaza ngewe Deus nzakereka amarembo ukinjiriyemo ubundi kongere kuyafungire rero urugero twabireka pe twagira ngo birashangiye inyuma rwose ntuzi ko bari ni akazi kawe ndakumva ko umwanya w'ubuyobozi washakaga wawugezeho amafaranga twibye tukaba twarayahejeje urugero uhita guhagije koko numva ndakubwiye ngo wana mwana se nari namukorera iki kuko nabonye ko ushobora no kumutwara nita ahubwo arebye nabi ngo iki imva kuko umuntu udafite akazi keza yakikoranye n'umugore mwiza kuriya rwose se koko nisijye kukubeshya yaryamye mu gituza arizwa n'ubushomeri bitewe n'ubujura bw'umugabo wa mutima wanjye utajya gutimbya numva uratimbije ngo ti umva ku buryo uryama akabibuka harambitse umusaya umusejuru uraryama ugatekereza umugore w'abandi nawe wamuteka kuko simburane iwawe se ntacyo waba bakumara urenda gutekereza umugore w'abandi amanywa n'ijoro ararikusha nikobe ntasoni uratinya gukambwe gutyo uribuka ko umubwira ari umuyobozi wawe ushaka ntasoni aho intege nke z'uriya mugore ziri narahabonye yamaze gutera umugabo w'icyizere ubwo rero ni wo rufunguzo ruzafungurira amarembo y'umutima we urumva neza homuwake muze dukore umukoro wo mu rugo mwatwana mwe si mwanyihesheye turakora umukoro twenyine kubona umwana wacu yarwaye rozerine ngwiki umwana yarwaye kinana cyangwa nkajya mu gikoni se bumeze neza no ku ishuri yigeze kuruka rero ufite umuriro desi nana agenda usuka agasume gato mu myenda ntanuye mu ibasi nzanira na telefone yanyuze mu gikoni ufite umuriro mwinshi cyane peti bonome wanjye nana karame nana bangukane amazi dore umwana umuriro wamurenze sha ubundi kuki utambwiye ko arwaye mukiva ku ishuri ko mbona ahise bimenyesha ababyeyi banyu nana none se musaza wanjye arapfa rozerine apu wivuga urupfano wa kana we arakira humura uyu muriro ni mwinshi pe ubuse koko twimuka sinzi aho twashyize cya gipimo mama wanyu yambaye ngo ujye banza umpereze ibyo ngutumye na ngambye aho icyo gipimo telefone rwe murambitseho agatambaro gakonje nk'uko mama yabinyeretse umuriro uragabanuka reka mbahamagara ahubwo turabigenda dute ko nana na nimero ya mama wawe ntiriwe hamagara papa ubu se kuko papa bari bampamagara amubwira ko umwana yarwaye hasi reka nawe ngerageze ndebe ariko rozeri wahamagaye papa ko wumva nimero ya mama yanjye uragira ngo umwana wacu apfe ariko uri muzima nana iby'urupfu urabivugira iki koko reka mwihorere gusa ubwo atitaba mana we aritabye halo papa nana rwose umwana yaturembanye kandi mama w'abana namubuze kuri telefone papa waje ukajyana umwana wacu kwa muganga ko yarembye ndaje mumutunganye ndaje nonaha nana
wigira ubwoba humura umwana wacu araza kumererwa neza. Iyi musigaranire njye gushaka imyenda yo kumwambika papa azamujyane kwa muganga. muterure tujyane rozeri wimunsigana njyenyine. Ariko wakanewe nawe uri akanyabwoba. urabugira se uzi ko ariko nigeze kumva mama avuga ngo twimukiye ahantu haba indwara zizahatwicira, none dore umwana wacu ararwaye. Ntacyo musaba humura mwana mwiza. nyamara narabyumvise mama abibwira papa ngo aragira ngo abana be bazicwe n'indwara, none dore peta ararwaye. peti nuka rwose ndagukunda. Yo nana karame wirira ntacyo umwana wacu aba, papa araje tumujyane kwa muganga bamuvura ahita akira. njye Byiriwe karakonje kameze neza rwose. Banamwa. Ako nabonaga gutumira byirukande waho kumwiyabo. Akayishuka. Ariko utigeze unasomaho wa? Ndebe icupa riracyuzuye. Ariko urabona nagusabye ngo duhure kugira ngo ngure byeri koko kayishuka. Shani ubundi ibibazo byo mu isi ntibizarangira. Twarabisanze kandi tuzanabisiga. Ndetse abo tuzasiga nabo bazabisigaremo igihe kizagera nabo babisigira abandi. Mu by'ukuri ubu sinahemwa ngo irenge mu muhogo, nzi neza ko umwana wanjye ari mu bitaro. Nta mafaranga yo kumugurira imiti, uwakurikira ku ishuri batwandikiye ngo tugomba kwishyura minerivare bitarenze iki cyumweru. Uzi ko burya abakoresha dukorera ari abantu babidi. Barakwirukanye bahita banakwambura ubwishingizi bwo kwivuza. Barabonyatse nyine kandi n'igihe wabugeraga njyenyine kampani ya madamu akorera ntiratangira kubishyurira. Ugize shaho umudamu ubwenge mbere ngo mwishyura ubwisungane mu kwivuza, bityo ngo mube mwivuriza mu mavuriro ya leta mudahita. Ubu nibyo ndimo. Waratinze pe, ariko hagati aho umwana ari mu bitaro byigenga bihenze kandi ntituramuzi, ntiyarwariza mu cyumba rusange, ari muri VIP. Shaka icyo nkundira abagore b'abakire rwose muri VIP. Ubu se aracyari wera none urumva ataharwaririza se. Ndagira ngo rero ngurize amafaranga nibura mbona yo kwishyura ibitaro n'imiti, kuko ibyo ari byo byose ejo bazadusezerera. Ndimugurize amafaranga ariko namboneye na minerivare y'umwana umwe wamukoze, kandi rwose nkibona akazi nzahita mwishyura pe. Amafaranga se rero ndeba mbona ko umubyeyi no kwiyibagiza ibingoye. Kuki kayijuru aho kwiyibagiza ibingoye pe, aho kuri amafaranga yanjye ntajya yicara mba nabayagurije abantu bagomba kunyungukira. Bivuze ko nanjye kugira ngo ngurize nuko nemera kukungukira. Rero aho inyungukira se yugira ngo ndayafite binarayatanze. Urumva iyi modoka yanjye yiriwe mu igaraje, njye n'umugore n'abana twavuye gutembera ejo, twari twaragiye Gisenyi muri wikendi nyine turumva kwivura stress y'akazi nk'ibyo. Rero icyo nakumarira genda mva ari ukukugurira iyo byerukamo rwose ukibagiza ibibazo. Nahise ndakubeshya kandi turi inshuti ukayishubya wazi mubyeyi. Ubu niwe mbwira ibibazo binsubirije bibagoye ukansubiza ngo icyo wamara ni ukungurira byeri. Nahise inshuti yanjye ko aricyo ushoboye bishyirine urisome baguhe n'irindi nta kibazo rwose. Ndabizi ko iyo nakuganaga amerewe nabi barangobokaga pe, ntabwo nakwanga kukugurira byeri. Ariko nyine wowe wari ufite ukomeza ubyibuke banamwa, ntabwo ari kimwe nanjye ubu ngubu pe. Icyo nari mfite udafite ubu ngubu ni ikihe kafu? Banamwa wowe ntawakwigereranya oda. Wafashije abantu benshi ndabizi rwose. Ibibazo byarakomeye rero nshuti yanjye, imisozi yarakakaye, ibiciro byarazamutse, sanse yarahenze, gaze nuko ntabwo byoroshye mbese. Urakoze kasho, reka ngende. Uretse kugenda nungutse igitekerezo banamwa, cyaho nakura amafaranga se. Nsaba icupa amafaranga rwose. Urumva hari mugenzi wanjye dukorana, nawe ajya aguriza abantu amafaranga bakamwungukira. Noneho reka nze muguhamagarire kuko
mubarize ko wenda hari ayo yakubona urabyihorere nta mafaranga yo gukanafata nkayo kahishuka nyamara rero niko abantu benshi babayeho umuntu akuguriza ibihumbi 100 ukazamwishyura ibihumbi 130 nyuma y'ukwezi kumwe urumva noneho kwashira utayabonye ukajya umuha 30 uko kwezi gushize kugeza igihe uzabonera rya jana rye ukayimuhana ya 30 sihorere ariko buri Imana yandeje ubushomeri n'akarengane nahuye nako irareba uko ibigenza mbona uko nishyura ibitaro ariko uribuka ko Imana nayo ifasha ubifashije ikaba ishaka ko nifasha nijugunye mu mugozi wa banki Rambere ntafite naho nzayakura rero ufite ikibazo nari ngusanze nk'inshuti ngo ngurize unyihanganire kugeza nyabonye ubwo utabishoboye rero nta kundi tuzibana mu gukora iki nabyo nakuguriye igihe utayinyweye vema iracyuzuye uvuze wiki bana mwa uvuze wiki ndavuze ngo ntayandi mahitamo dufite uretse kugurishira imodoka yawe ariko hari uragira ngo nzasare niruke ku musozi bana mwa imodoka yanjye urayigurisha uzi neza ko ari injyana ku kazi ikanjyanira abana ku ishuri uragira ngo uyigurishe bigende none se nita mugore wanjye uragira ngo ngurishe iki kindi ngurishe inzu dutuyemo se ibyo byose ni wowe bana mwa ibi byose rwose ni wowe kuba umwana wacu yararwaye twagera kwa muganga bakamusangamo infection nyinshi mu maraso mbifitemo uruhe ruhare njyewe ntera infection wasanga ari imibereho mibi tubayemo kubera amakosa yawe kandi ntushobora no kuyemera kugeza uyu munsi okay reka mbyemere ko ari amakosa yanjye nibyemere kuko nibyo ibitaro bibayemo ibyumweru 2 urwarije mu cyumba gihenze kuko nta byumba biciriritse iri vuriro rifite ninjye wakubwiye ngo usabe kurwariza muri VIP wageze ngo ujyane muri karaka ku kigo kigiye muzi neza ko kigomba kwishyurwa amafaranga menshi tudafite imiti nayo tugomba kuyigura adatari make ikindi harya nkubwiye ngo duhindurire abana ikigo bige mu ishuri riciriritse wanshubije ngo ntabwo uzi turabajyana tubajyana none ibibazo ngo ni bana mwana wabiteye uranga ko dutanga imodoka yibuka ko nitutishyurira abana batazakora ibizamini ubundi se uramara kugurisha imodoka ibyo bizamini uvuga bazabikore bagezeyo bate gushaka umumotari uzajya ubatwara abana banjye kuri moto mu mujyi banamwa nta yandi mahitamo dufite ariko koko umuntu abana nabi n'abantu kugeza ubwo ashomera akabura n'umuntu n'umwe uyu umwe wamuguriza 500 uwo bakoranye uvuze ngo nabanye nabi n'abantu bane none se ubwo wabanye neza ubwo iyo ubana na Deusi neza ubu ntaba yayakugurisha ahubwo kuza Deusi nakwemera nkabura imfura yanjye ubwiyemezi ugira nibwo budutayeho sinabanye nabi n'abantu nk'uko bivuga ahubwo abantu bansangaga kuko bari bafite icyo banshakaho Deusi uvuga ari mu bantu nkeka nashidikanye ko bangambaniye ku kazi bakavaho utangiye no Kayizuka nashakiye akazi nkamufasha gutangira ubuzima niwe twari kumwe mu kanya hanyuma yanze kunguriza amafaranga ngo keretse nshakiye Rambika abitwa ba Beni bose nafashije ntawe ukindera ngewe rero sinakwemera kugurisha imodoka yanjye ibyo byumva ariko uribuka ko iyo modoka yanditse mu mazina yanjye yego ikwanditseho ariko ninjye wayiguriye nta yandi mahitamo dufite ndemera amafaranga nyuguze bose wanjye ariko rwose wihangane ntungurishirize imodoka abana ariko uzize ko wari ufite kuza kukiwaretse ngatuma utwiki ubundi amafaranga ukorera uyakoresha ikintu uretse imisatsi no kwisiga ariko wibuka ko akazi nkora ko gushakisha abakiriya kansaba guhora nsa neza kandi nyine gusa neza nabyo birahenda yisiga nk'amavuta y'600 ceceka hatagira umuganga utambuka hano akakumva ndetse ntandeba ko nsa neza bazi neza ko nagiye kwinginga ngo babe bavura umwana bakoresheje imiti yabo kuko nta mafaranga yo gutanga yavanze twari dufite none sura ariko suri mu biki reka nawe mama nabaye ikibara mutanye mama nana mureke sinzi ibyo yigize muri iyi minsi Roseli iyo abagabo bahuye n'ubushomeri bashakishiriza ibibazo aho bitari mwiruka inyuma ahubwo umubwire ntagusiga babona yakije imodoka akagenda agusize kandi nawe ugomba gutaha nta kibazo mureka agenda asange nanamusize mu rugo wenyine umumotari unzanye aragaruka kuntwara ndategereza peta akanguke murebe ndabona asanze asinziriye ariko si ubundi kupita tonka wanamurarana muramenyeranye rwose Roseli
ko no mu rugo ari njye umurarana se sibyo uruhinja urumva umurarana byananira ni ukuri ko yorohewe se nta serumu agifite aribyo byari kuntera ubwoba hari aho nyarukiye kandi sinzi igihe ngarukira Roseli ndaje mpamagara umugabo wanjye mubwire ko ijoro tugumana hano sibyo nta kibazo ni ukuri noneho reka mpamagara umumotari twazanye ntirirwa agaruka ntirirwa agaruka rwose urararaho umpamagare amahoro Theo umva banza usubire ukingero yawe shafaf tinga ubanza bya bintu bikuye uzi ko ntunguye no gusanga useka hari ubutumwa bugufi nyandikiye umbwira ngo musange mu biro byawe byihuse umutima w'isudi agatangira gupapa Theus Aruzi Theo uri muzima ndakubwiye ngo ndi muzima n'ubuzima bwanjye bedi we urumva mbona bidasanzwe ra ariko noneho bene ubu sinzi niba ndi muri rya joro rya kamonyi niba ndi muri rya ndiye n'ubavuga ngo rya kasogi niba ndi muri cyo mu bicu cyangwa muri Imana yasezeranije abayo uva sikubeshye se ngaho Soraneri yakugeza umuyobozi ku rwego mpuzamahanga se mbyina igisiriva ntarake uva beni naraye neza beni we uva naraye neza naraye neza naraye neza naraye neza pe mujye mushimangire ngo naraye neza ariko rwose sinkumva pe waraye neza gute ariko rero kurara neza birahenda nshuti yanjye ntugire ngo ubu miliyoni ebyiri zose zizindutse ziva kuri konti yanjye ariko warihaye koko urongera urisigariza uruzi umukobwa mwararanye wamunze miliyoni ebyiri zose Theo umukobwa yewe Theo se ndarana n'icakarafu z'abakobwa nshaka iki umva ndakubwiye ngo naranye n'umugore mwiza ku isi yose ku isi nzima muki wambuzwa yashatse umugore mwiza bedi we umva sigiye gukubeshya uzi ko nta hantu afite inkovu ku mubiri ameze nka ba bandi batoranyagamo aho bazashyingira ubwami we umva ubu nanjye Theus ndumva ni umwami mu bwami bwanjye bedi we sigiye gukubeshya ntibajyanye ku isoko umubiri usa neza afite amaso meza iminwa myiza umubiri urahehereye uva bedi n'ubu ndamutekereza rwose nkumva nakongera nkamuhamagara tugasubira muri filime twarayemo umva azi gufata neza umugabo bedi we mbega umugore beni mbega umugore mwiza we umva ndakubwiye ngo ni mwiza ku isura akaba mwiza mu cyumba akaba mwiza ku isi yose ariko ahore sinkumva neza Theo ariko icyo utumva ni iki umugore mwararanye wagutwaye kugeza ubwo uvuga nkabona ko ibizoga mu biri kubungabungamo se umugore ni gatiki uno mugore n'umwaka kutumva ndakubwiye ngo ni umugore we yewe oya Theo oya rwose utambwira ko wararanye n'umugore wa nakoreka kumuvuga amatwi kuko sinshaka kukumva pe uragira wirijisha sinabikubwiye oya Theus ndakubwiye ngiye Theus buri icyo niyemeje ndagikora ndagikora ibyo wakoze niba Theus we bana mwana n'inshuti yacu nako yaratuyoboye ugeze kumugambanira atakaza akazi ke urugendo no kumusenyera urugo kuko Theo ibyo bintu biba bigurisha ntiwakivuge ariko wayakubwiye ngo nta rugo rw'ishenge rwose rurese rusenyuka ruhereye hehe Theo niba utangiye kurarana n'umugore we mukaryamana urumva utarusenye bitarangiye urumva utarusenye ariko rero njyewe Theus ndarengana rwose oya ndarengana pe umva nagiye kumva numva umuntu arakomanga ku rugi ngiye kureba rwose hari nka saa 3 z'ijoro ngiye kuyasanga ntanita
nisi ibyo mwakoze nibyo byari bimuzanye. Oya, aho naba mubeshyeye. Iryo joro se yagenzwaga n'iki? Umva, ngo yari asize umwana we mu bitaro aje kunguza amafaranga. Kuko babimazemo iminsi nyine bakaba barabuze yo kubyishyura kandi barabasezereye. Ariko uzi kubanza abana mwana yaduketse Deo. Yarumva nikanzemo pe. Yarwaje umwana yanga no kubitumenyesha. Ibyo ni akazi ke. Nta ibyo kunyega se, aranyega afite ibihe bimenyetso. Yewe ndumva ibikuba binkuka pe. Rero ko uwo mubyeyi yaje kuguza amafaranga yo kwishyura ibitaro bikarangira umuraranye. Urumva yamaze kwinjira mu nzu rero maze arayitegereza koko, arayireba hose, arayizenguruka, nta namwe yasize. Ubundi arangije yicara hasi ararira. Ararira ariko ngo yicara hasi ararira rwose. Ubwo koherezwaga n'iyo nzu nziza nyine yabagamo, yarayishakaniyemo n'umugabo we, none bakaba bamugibanda yewe. Nuko nyine nanjye urabizi ngo nzi kwinginga, njyaho ndamwinginga rero, ndamuterura neza, mwicaza mu ntebe, ndagenda nzana umuvinyo mwiza nsuka mu birahure turasangira. Dutangira kuganira, niko gutangira kumbwira ibibazo bikomeye afite. Aho kumuguriza amafaranga urabanza urayamwishyuza. Umva rwose bene, nakubeshye sinzi ukuntu byagenze pe. Umenya uriya mugore yari asanzwe ankunda, akaba yari yarabuze aho ahera bimbwira. Kuko singiye kukubeshya rwose, byabaye nk'insinga z'amashanyarazi zakururanye ngo koco. Ariko Deo, niba mu Imana rwose wahemutse. Ariko se n'umugabo nako mwembi mwahemutse pe. None se ibyo bintu ntabwo byari ko yansabye akazi ahubwo bene we, ahubwo ndabigenza gute? Akazi rwose. Urumva wakamuha gute kandi umugabo wari ku rutonde rw'abatemerewe kubona akazi muri iki kigo Deo? Nkubwire, uriya nakamushakira kuri imwe mu mashami yacu yewe. Ntabwo Zora niri yabimenya. Urumva neza kuko yambwiye rwose gahembwa amafaranga make cyane. Nukwitonda Deo, nukwitonda nukubyitondamo pe. Urabizi n'ujya uhemba abakozi, kandi aho ibibazo bibereye urabizi ko intonde zose zibanza kohererezwa mu inyimari. Ibyo ndabizi, kandi urabizi neza ko kugira ngo tugereke abo bana mwana urusyo, twakoze urutonde rurerure rw'abantu batazwi, tubahemba tubita abakozi ba kampani. Bityo nta n'imwe yakoherezwa kuri banki, bose mukuru atabanje wayirebeho. Ariko rero sinzi impungenge ufite izo arizo. Icyambere abantu baritiranwa, urumva neza. Ikindi Zora niri n'ubwo umwoherereza intonde buriya mbona ari nko kudukanga rwose atayireba. Ndakugurisha Deo, wishaka kwikura amata ku munuzi z'umugore. Ndakugurisha, reka nkubwire, nubwo akazi karorera, uriya mugore mwiza sinzamuburira rwose ibyo akeneye mu mafaranga yanjye. Umva ndakubwiye ngo n'uyu munsi ambwiye ngo mugurire imodoka nziza, njyewe Deo sinayigura. Amahinga data rwose bamba. Ariko ubwo umenya umubano watangiye bitagira umupaka ubwo ufashe icyemezo cyo kujya umuha ku mushahara wawe bwite. Anita, please, ushobora kwibuka ko muri iyi nzu haryamyemo abana? Ibyo biraba rero sinjye sinduvuga. Vuga buhoro. Ikindi kandi nanjye ureke niryamire. Vuga buhoro se kubeshya barabwa. Kugira ngo abana bawe batamenya kuri iki koko, kuri umugabo udashima, kuri uwo batazi kuri we, ni ukuri uri igisima kibi. Uragira ngo batamenya ko wabona utakaye, ugakira nabo bakagira ngo ni urundi rukundo kandi ari ukubura icyo ukora. Ari ukubikora mukororo kwirirwa uvuga gusa nari ikintu umaze. Aho kucibira ko nashoboye kubona amafaranga tukishyura ibitaro, tugashyira parafuhuza ibyo budo bikaba bitakirara biduhanukira, tugashyira urupangu tukava ku gahiga kayihate, uraratoga runwa waruzamuye k'umugore atashye mu gishoro yeyeyeye kawo ugikora utataka icyo gicuku cyangwa akaburayi bikize.
ayo magambo yose yavugishijwe n'igihe kitageze ku mwaka gishize ntakaje akazi nkaba narabuze akandi undi hari amafaranga usanga hano hari igihe ntagerageze gushakisha koko sibyoze birari ubu tuvuge ko iyo ko wabona ko abansize izina ribi ahantu hose ngeze nsanga abanzi nk'igisambo kabuhariwe mu kunyereza umutungo dukorera ry'umuhanda hose ni ikimirimo giye kuri sitresura siteresi yasenderwa n'umugabo n'umugore muri uru rugo niba unakeka ko hari ahandi paradi ubwira guhe nimero za mukasafari twiganye waba uti wigeze kugeraho waze ko atari we twari turi kumwe ndabizi abagabo b'imburamukore niba utari gufungwa uvuze ngo ikihane ye njyewe ndi imburamukoro hanyuma wowe ukaba umugabo n'umugore muri uru rugo niba ubihangana se niba mbazwa byose ni byose areta ngaho mbazwa ubundi isukari yashize ninde tubaza arita nkabazwa amakara nkabazwa gaze inyanya n'ibitunguru ifu y'ubugari ifu y'igikoma byashize ninde bahamagara hari uwo bari wumva bahamagara banamwana anita njyewe ku giti cyanjye nuko rero nataha maze ntiyashize na rusenda isabuni ubu amata ibijumba ibirayi imyumbati imboga ubu ngubu uvugishije ukuri bogisa wambaye ndetse wayiguze ntabwo ari njyewe niko se mugore mwe ibyo hari ubwo bihaha ubijyana ahandi hatari mu rugo rwawe ndetse nawe twasezeranye kuza gutunga wigaramiye urugo rudarwa menya ko ndambiwe rero ndabirambiwe ubwo narihuri kandi wa mugabo ariko tumaranye imyaka ingahe yose uri kubipariza kugira ngo igisubizo muri iyo myaka yose ishize ibyo uvuga ubazwa wenyine ubibajijwe igihe kingana iki ese ngewe igihe nabibajijwe njyenyine natashye kangahe nasinze uvuga ko mvuye ngo kugabanya stress ndari wakubujije Anita ni iki ntaguhaye ku buryo rwose ushaka kumbabaza ni wowe ushaka kubabaza abana ni ukuri ni wowe udashaka ko nagitubura igihe ibibazo bibaye byinshi kuva guhura n'abagenzi kandi nzako kanogere magarane neza si ubundi wagurutse ukapfa narinde kuvuga ngo narinde kuvuga ngo igihe ibibazo byambanye byinshi nkumva guhura n'abagenzi banjye tukaganira tugasarira tukishima nkiyibagize ibibazo uzagende maze amahoro ahinde nzagenda yira undi se wendaga niba ari abana banjye bazagera aho bamenyere ko nyine adashobotse nyine azajya gutaha ariko baravuga ko kuki utabona ko ni wowe utabona kubonera agahinda ushaka kunyicisha agahinda kuba naragize ibibazo ngatakaza akazi ntibivuga ko ntakiri umugabo wawe ku buryo ufata icyemezo cyo kujya aho ushaka ukagaruka wasinze wabaye ibyatsi utembagara ntanazi niyo uvuye igihe uravuze ngo nagende gutembagara nk'uwanura kandi wa mugabo uriye birababaje kubona umuntu w'umubyeyi ugera iwawe imyenda wayikoreye rwose dore ko yari iremereye amahirwe wagize si uko abana bari baryamye ubundi uba wagaragaye pe barabibaza saa sita abana bose baba baryamye saa munani ariko umenye ko uko wigira nabi ariko ushimangira ngo utityaye mu mutima wanjye wo gukunda arewe agahinda untera ntutekereze ko nyagasani atakabona nanjye akagira agasariri ukazitisiwe ntuzanihe iby'inka yarebye ibyo birakomeye amasaha y'ijoro asigaye rero ndeka niryamire ndeka rwose uri kuryameze kuko wiri ukora iki wiri uhenereje urabona ririya ko haryamye data aho uyu mugabo ariyenza kandi ubujimije itarabanamwa ni ko hari unu urazinye iryo tara wowe hari umuriro ugura ntushenze gusa ndavuga ko cyane iryo tara aho kugira ngo ngende arantungana nawe iki cyumba nzakikuzigira rwose ujye ugenda usinde uze kirarimo wenyine bravo
none uvuze ijambo rimwe ariko cyane niko se abana ba ureruye urashaka kumungana kumarika bimenye none si ibyo uvuze inzoga mu rwego wazinyweyemo ibisazi ndakwiya ubwo ntiwumva ibyo ukoze abana wabyaye kandi nabo bafite uburere buke bate abana wabyaye baragukurikije nta burere bake nkako kabyukijwe n'iki igirayo muhereke nigire igirayo nigire nana gaje kandi turabona ndavuze ngo nsanga batoza uwo muntu niko hagacucu gusa nk'uko umwana uramutugira ikikokoro urarizwa n'iki buri iri joro wakagora igikuku ubu wigize baje kubera zuba teteje vuba none agasubira kuryaba cyangwa nkunige ijosi nikureho asore bibere ku kare yesu we ukiri maso warize se ko nabona izubaye iki umunsi inzozi mbi urikaza sheri noneho baracecetse rozeri ubu tuzabigenza gute koko simbizi nana ariko najya kuryama wambabariye nkaryama hano ko mfite ubwoba bwinshi ngaho ceceka rero ngwino wiryamire sheri ariko rero ntukomeze kurota kangura umwana maze narize bucece kugira ngo papa na mama batanyumva ariko bambabaje pe kandi mama niwe wambabaje cyane kubona abwira papa ngo ntacyo amaze kandi akaba yanasinze ibibazo by'abantu bakuru ubu murabizakemuka hagati yabo nana urambeshya ngo ni uko ndi umwana rero nyamara nzi ubwenge rozeri ubu se sinakubwiye umwana twigana usigaye uwa nyuma kubera ko papa we na mama we batandukanye mama we akigendera bagasigara bonyine humura wese uko bizagenda humura maze abana twigana bajya bavuga ngo hari n'ababyeyi bicana ubu se koko papa na mama ntibicara tuzabigenza gute njye na peti rozeri uzatwijyanira iwanyu amagambo uvuga ko atari ay'umwana ungana nawe nana babarisha ni ukuri wampamagaye ntwaye imodoka z'umwitabo ndavuga ngo ningera mu mujyi ndaguhamagara none ntageze nko gutaha kuko mwana ngiye kwica imodoka cyangwa ukasafa ibintu byo kwisitiresa no gushaka bigiye gukoraho niyo mpamvu uje mu mujyi wambaye amapinjama rero icyo mvuze mbyutse buhoro nomboka mfata umupira wo kurenza ku myenda y'ijoro ninjira mu modoka ndaza mukasafa ndabizi umugabo wanjye ashobora kuguhamagara ndakwinginze ukabyara we naguhamagara uvuge ko ejo nijoro twari kumwe umugabo wawe umugabo wese ugira ngo buriya duhuye na nyibuka we iyi nshuro imwe yonyine iyi ngiyi twaje iwanyu ubwo yahise amfata isura koko nagutanzeho umugabo yewe kandi ashobora gushakisha nimero zawe akaguhamagara mbabayeho umugabo mubikize nyine namubwiye ko twari kumwe yewe ariko ukunda gusubirishamo umuntu amagambo umva nkubwiye hari umutipe undi kurira kashi tumeranye neza yanshuta ati ni kwa gatanu ngwino tumwe kamwe ndumva ngukumbuye kandi ntagubeshye nanjye nari mukumbuye byatari niko kugenda turasangira aranshuka ndasinda sha wumve ko n'imodoka atari njye wayicyuye yanyishyuriye umusare yangeza ku marembo njye icyo nakoze ni ukuyinjiza mu rupangu nyibwirira ibyo uwo mutipe mumeranye neza ukurekurira kashi bambe nizere ko agwa agatubutse atakurebera ubusa yo gasama kashi nta kibazo kugabanya stress nabyo nta kibazo ariko urugo rwanjye rwo bayi bayi uko ubikora ni ubuswanita ukwiye gukomeza kubaha umugabo wawe nubwo waba ufite undi uguha amafaranga niko n'abandi bose babigenza mumbwira ariko numve ko muzi simuvuze nzamuvumba ntasanga tumuhuriraho tukaba turashwanye reka mugire ibanga menya ko ntashobora kwicwa na stress kubera kubura amafaranga nzi ko mfite umugabo w'umushomeri kandi hanze aho hari abayayoza igitiyo sokose hari abayafite wagira ngo baguye ku kirombe cyayo urahiye utigize nabi barakurekurira
ariko rero ugabanya ubuzanga cyane cyangwa se usenye nka ba Sandra. ariko kugira ngo hari usenya bishaka mukasafa nawe abagabo urabazi Imana yabarimanye kwiyemera. Umuntu ashaka kukuyobora no kukugenzura kandi azi neza ko nawe gutega moto ari wowe yasaba kugupfa. Anita nusenya ntuzavuge ko nabigizemo uruhare, sibyo? Ngewe ndisitresura kandi ngakomeza kubaha umugabo wanjye kuko ndi umugore we, arankunda nanjye nkamwubaha. Washatse umukire w'umucuruzi ushaka gushingira iduka uryicayemo ntacyo uganya, ntuzi ipfureka ry'umugabo w'umushomeri wiyenza ku kantu